Bakunzi b'Ijambo Ribohora TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana ko ikomeje kuturinda, namwe tubashimira. Muri abantu beza cyane, muri ab'igikundiro, Imana yo mu ijuru igikomeza kubaho umugisha muri byose. Tubashimiye kubwuko mukomeje kwagura umurongo w'Ijambo Ribohora TV unyuraho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Buri gihe iyo ntangira nkunda kubabwira ko iyo ari umurongo, ari chaîne ikorera kuri YouTube, ariko ivuga iby'Imana ndetse inyuraho n'ubuhamya, abatanga buhamya ndetse n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Rero Imana yo mu ijuru igibaho umugisha mwebwe mutega amatwi, mukabasha kumva abatumirwa bacu ndetse mukabasha no kumva n'indirimbo z'Imana. Rwose Imana yo mu ijuru igikomeza ibagure muri byose, ije irambura ikiganza cyayo ihaze kwifuza kwanyu, kuko namwe mukomeza gukurikira ijambo ryayo. Rero dore nakagaruka, mwongeye kumubona muzehe ari imbere ya kamera z'Ijambo Ribohora TV. Rwose muramumenyereye, ni ibisanzwe kandi n'ubundi nuwanyu no kuduha impuguro nziza. Hari naho tuzatuganira uburyo tugomba kujya twitwara nk'abana, nk'urubyiruko. Ntago ari ukuvuga ijambo ry'Imana gusa, ahubwo no guhugura nabyo ubwabyo nabyo nibyo kudufasha. Rero mukomeze mutega amatwi kandi mukomeze mukore subscribe, mukomeze mwagura ubwami bw'Imana, mukora share ndetse kandi mujye munatera comment munatubaze, kuko bahangaha tugiye kuganira ikiganiro gikomeye cyane, uburyo Imana yaremye itangira kurema. Hari abo yaremye tutari tuzi. Rero muzehe yabashe kugira ihishurirwa ry'abo bantu, kandi ukuntu nabyumvise muri introduction twagize, biragaragara ko hari n'abandi babizi ahubwo babyirengagiza. Ndetse byagiye binatugiraho n'ingaruka mu buryo bukomeye cyane mu kuremwa kw'ababashe kuremwa. Ntago nari nzi ko Adamu hari undi baremanywe tutari tuzi, ahubwo uhishwe mu bitabo byo bagiye bahisha ahantu pembeni, n'ubu tutarasobanukirwa, ariko ababizi barabizi. Ni nabyo muzehe yajeje kutubwira. Rero mutega amatwi, mutera agatebe aho ngaho, mwicare mwumve uko Imana yagiye duhishura ibintu byinshi cyane twagiye duhishwa. Muzehe rero murabizi ko dutangira dusenga Imana. Twagira ngo udufashe gusenga, dusengere iki kiganiro kugira ngo umwuka w'Imana abane natwe, akomeze kudukoresha, kandi ababasha kumva iki kiganiro banyurwe nacyo, kuko ikiganiro tugiye kuganira ni ikiganiro cy'impuguro zo gusobanukirwa neza ngo ese koko Imana twabwiwe niyo, cyangwa ibitabo birimo kubumburwa muri iyi minsi ya none biracuritse. Hari ngiye uko nabyumvise, numvise wagira ngo hari ibitabo byahishwe by'ukuri, ahubwo duhabwa ibitabo bitari iby'ukuri. Ariko ntago aruko ibitabo ngiye uko nabyumvisha atari iby'ukuri, ahubwo barabicuritse. Ababitwigisha ngiye niko nabivuga, ababitwigisha nibo babicuritse, ariko igitabo cyo ni cy'ukuri. Bibiliya yera yo ni y'ukuri, ahubwo hari amagambo amwe namwe cyangwa se ukuri kumwe na kumwe bagiye bakuramo. N'uyu munsi tugomba kuzacukumbura tukamenya ngo ese koko ayo magambo cyangwa se uko kuri kwahishwe n'abandi. Hagati aho rero muzehe agiye kudusobanurira, ariko mbere yuko adusobanurira agiye kubanza kudusengera kugira ngo tubashe kubana n'umwuka w'Imana muri iki kiganiro. Karibu nikaze muzehe kudusengera Imana kugira ngo ituyobore. Nibyo bene data muraho, twongeye kugaruka imbere ya kamera. Tugiye gusenga Imana rero kugira ngo Imana yakire. Muzehe ongerejwe kugira ngo Imana yakire gusenga kwacu. N'ubundi nkuko twari tumaze igihe tubana tuganire kubw'ijambo. Amen. Turagushimye Mana data wa twese, Mana mutanga bugingo, byiringiro by'ukuri, wowe utuye ahirengeye mu gihugu cyo mu ijuru. Ise umwami wacu Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi w'ubugingo, turakuraritse kuko tugiye gutangiza ikiganiro ahangaha cyo kuganira iby'ubwiru bwawe. Ntago ari imbaraga zacu, si ubwenge bwacu, ahubwo n'urukundo n'ubuntu bwawe, kuko natwe waturaritse mu bo wararitse, ukadutoranya mu magana n'amagana y'abanyabyaha, ukaduhindura ubwoko, ukaduhindura ishyanga tutari ubwoko. Mu gihe nk'iki ngiki niyo mpamvu twatuza akanwa tuvuga izina ryawe ko kuri Imana, kandi ukabukomeye Uwiteka we. Tugwaye karibu rero ahantu turi ku iyi TV
ntihagaragara ubwenge bwacu, ntihagaragara intekerezo zacu, ahubwo hagaragara ubushake bwawe. Niwe duhaye karibu. Ururuka rero uganze witegekere, kandi ibyo ushaka ko biba ari byo bibasha kubaho none n'iteka, tubizanye twicishije bugufi ni mu izina ry'uwatubambiye inshuti yacu ubugingo Yesu. Amen. Muzehe murakoze. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagurire muri byose, ibaho uburame n'ubugingo kugeza iteka ryose, kandi ikomeze kuturindana kugira ngo tubashe gukora umurimo wayo. So rero bantu b'Imana, nshuti z'umusaraba, uyu munsi urakomeye cyane. Uyu munsi ntusanzwe. Uyu munsi muzagiye kutuganiriza uburyo Adamu yaremwe ndetse n'uwo baremanywe, ariko ngiye gusanisha, kuko urumva njyewe ntabwo nari mbizi, ariko hari ababizi, birahari, barabizi, ahubwo barabihishe. Muzehe rero urakoze kubanza kuturagiza Imana. Bene data bakundwa, mutega amatwi. Muzehe watuganirije ariko hagace gato ku kiganiro cya mbere twakoranye, utubwira uburyo Adamu aremwa hari umugore Imana yamuremanywe nawe, ariko abantu rero muzehe karibu tuganirize. Jewe dusoma muri Bibiliya, hari ahantu urupapuro rwa mbere batugaragariza Bibiliya ya mbere, Bibiliya igera mu Rwanda bwa mbere n'uburyo yasobanuwemo mu Kinyarwanda, batubwira ko hari amagambo amwe namwe ngo bagiye bareba bakabona kadakwiye. Ayo magambo aho bavuga ko ngo babonye ko atuzuye, hari ayo bagiye buzuzamo, ari nabyo nshobora gutekereza ko ese mu magambo bagiye buzuza no muri Bibiliya y'izindi ndimi bagiye bayakatamo cyangwa yakomeje kubaho. Ikindi nshaka nibaza, ese amategeko 10 ya Mose aruzuye muri iki gitabo? Ntabwo nje kuvuguruza Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ariko nanone iyo tugiye kureba tubona hari ibintu kuko bishobora kuba byarahishwe tutazi. Muri make icapiro rikaba ryaracapye uko biri bishaka, sinzi, ariko nje nemera Bibiliya, kuko Bibiliya niyo imfasha, ni nayo tugenderaho mu byo dukora mu buzima bwa buri munsi. Ariko se nta hantu dushobora kuba, wenda n'urugero nka teoloji, muzehe ushobora kuba hari ikintu biziho, kuko njyewe ntagiye kwirarira, sinjya nkunda kubeshya. Mu myemerere yanjye y'ijambo ry'Imana nemera Bibiliya, ariko sinemera teoloji, kuko Bibiliya abateoloji bigisha Bibiliya, ariko nubwo bigisha Bibiliya ntago bayivuga uko biri. Njyewe uko nsoma Bibiliya ntago ariko abigisha numva ngo bize za teoloji bigisha. Sinje kubapfobya kuko bafite uko babyize, ariko muzehe ndagira ngo utuganirize ku mugore wa Adamu wa mbere abantu batazi. Wivunika aho ngaho ntari najyari yakuriya mugore. Reka tubanze tuvuge biri ubajije ubu nonaha muri televiziyo yawe. Mbere na mbere iyi Bibiliya ubona, Bibiliya nicyo gituma yitwa Bibiliya, n'ubwiru. Ariko kandi nubwo bwabo ubwiru n'ibyakwandikwa ibitabo byose, urabajije ngo ese icyo gitabo Bibiliya ni hari ibindi bitabo byaba biri hirya yayo bagombaga gushyira muri Bibiliya bikaba bitaragiyeyo? Ibyo bitabo birahari. Urugero nka Bibiliya y'Ikigiriki, ibyanditse mu Bibiliya yera usomye wasanga bitandukanye, ariko kandi bikaba ari bikiri bya bindi. Iyi Bibiliya iri muri Ethiopia, hano muri Afrika, na n'ubu ngubu bo ntabwo iyo twujuje umwaka bo baba bawujuje, barahindura. Ni ukuvuga rero iyo Bibiliya yo muri Ethiopia ni ikivuga iby'ubwiru bwa kera. Nshatse navuga ngo ni iyo Bibiliya original, uyisomye yakuyobora iby'ubwiru bw'ubwami bw'ijuru. Iyi ngiyi rero nayo urambajije ngo ese niyo kujugunywa? Ntago ari yo kujugunywa, kuko ijambo ry'Imana n'umwuka wera uyirimo, bo bagiye banabyandika. Kuko iyi Bibiliya se
ndaguha nk'urugero umwe nibishaka binanirane cyangwa byange uriya mugabo nawe witwa Ezra Mpyisi mubayandukuye mu kinyarwanda kuko Bibiliya yanditswe mu kinyarwanda gusesengurwa niko bavuga yasesenguwe mu kinyarwanda jewe ndiho ntazabagaho hano iyi Bibiliya rero amagambo ibyo twahawe ibyo nibyo tuzarya Ezra Mpyisi ari mu bantu basesenguye iyi Bibiliya yacu y'inyarwanda nawe arimo ntago ari we wenyine ariko mubongeranyije amagambo ndashaka kukubwira mu bantu baboneka nabo hafi rwose nawe Ezra Mpyisi n'umuzize nyakwigendera nawe mu bantu bayisesenguye kuko buriya Bibiliya yabanjije mu itorero rya Adventist yego niho yari noneho bakora icyo bita école biblique hano ku Kacyiru bariho bandikira barasobanura noneho haba inzu ya Bibiliya naho basesengurira amagambo ubu Bibiliya dufite ni yera hariho na Bibiliya ntagatifu ariko Bibiliya ntagatifu ntabwo yandikirwa hano burya isesengurirwa i Roma yo isesengurirwa i Roma n'izi Bibiliya zindi ziriho z'abagedeone sinzi iyo zandikirwa iyo ngiyo hirya ariko ntabwo zandikirwa hariya muri Bibiliya iyi yandikirwa Bibiliya mu mazu ya Bibiliya ari ku Kacyiru n'iyi ngiyi yera yego n'abadive niyo bakoresha n'abarokore b'abadeperi hamwe na mbese mu nzu z'ibitabo hariya urahazi nuhakurikirana uzahamenya murakoze rero bene data aho ngako nakari gaciyemo tugiye kongera iriya jambo abajije ngo ririti yego niryo yagumye kwiga gutekerezaho ngo asobanukirwe kandi nta nubwo ari nawe usobanukirwe nimwe mugomba kubyumva mwe muri mukureba yiti muze nanjye ariko ndi busobanukirwe kubera ko uwo ririti kugira ngo abantu babazabashe kumenya ko ari umugore wa mbere wa Adamu twese tuzi ko umugore Imana yaremeye Adamu ari Eva niko twari tubizi twese ariko ntabwo twigize tumenya se kuko mbere ya Eva hari undi mugore uraza kumva ububwiru kuko ni ibintu bikomeye kandi bikorerwa mu isi y'umwijima n'isi y'ibitagaragara isi y'ibitagaragara abantu bigererayo bagatekereza ni bakeya ntago abantu bose bapfa kumenya kuko isi bareba ni iyi ngiyi bifatika kandi nibo bazi yuko ari nayo si yo yonyine hirya yayo nta yindi ihari bene data rero turakomeje ikiganiro kugira ngo mubyumve neza n'ibi bintu mubyumve kandi si iby'ubwiru ngo turabigira ibanga kuko nibyo guhishurirwa tukabibahishurira uwo mugore Adamu bavuga yari afite niwe mugore baremanywe mu ibumba rimwe ariko uwo mugore aba ingare niba ikinyarwanda mukizi ingare ni umugore w'umushizi w'isoni bishaka gusobanura ngo yitwaga Ririti rero uwo nguwo yaje guhinduka ananira Adamu pe ananira Adamu yamubwira ati nuryame hasi undi ati nuryame sindyama hasi nawe uribumba nkanjye nijye njya hejuru aramunanira amaze kumunanira uwo mugore yari amenenganira mu butayu kubera ko yananiranywe na Adamu ariko icyamuteye ubugaga haleluya amen ibyo mubyumve neza icyamuteye ubugaga no kwiyemera igituma yamusuzuguraga nawe siwe ntago byajyaga kuba gutyo ahubwo ni umwuka w'ubuganze washaka kurwanya Imana kuko Imana yaremye umwana w'umuntu kugira imushyire ku isi ategeka ibiriho byose muze uwo mugore hari ahantu agaragara mu mashusho se cyangwa wenda nko muri ibi bitabo nyine nko muri Bibiliya cyangwa se mu bitabo n'ahantu wamuhishurirwa muri Bibiliya yacu yera nk'uko yanditswe muri 59 suhereye ku bwa Adamu isi ya mbere y'umwuzure yararangiye irarimbuka haza yindi isi yo ku bwa Nowa iraza nayo igera ku uno munsi turiho ni ukuvuga ngo habayeho imyuzure ibiri hari uwo ku bwa Adamu hari kurimbuka kwa Edeni hakaba n'umwuzure ntabwo mbisobanukiwe ntabwo habayeho imyuzure ibiri habaho umwuzure umwe ariwo warimbuye abari bari ku isi icyo gihe buzuye ariwe yo kubwana nyine Imana ibwira ngo nabazi nguki nuwo
ku bwa Nowa nkubwira uwo mwuzure ni wabayeho ahubwo yenda kurimbuka kwa Sodomu na Gomora niko kwababuye ariko kandi nako nako kwarimbuye isi koko kwarimbuye ahantu uko ni ukwarimbuye ahantu noneho rero uwo mugore Liliti niwe mugore wa niwe nshaka kukubwira yego uwo mugore yaje gushaka ni uburyo Satani yashatse kugandishiriza Imana arabyanga yanga yuko umugore nuwo umugore abana n'umugabo we ari we Adamu yari yabahubwo no kuvuga ngo bari biremwa bibiri kwinosi ariko kubera ko Satani yamurwanyije amwohereza umudayimoni izina ryiwe witwa Jamayeli. Jamayeli no akoronezaga uwo mugore. Uwo mudayimoni witwaga Jamayeli. Jamayeli ni umudayimoni, ni marayika, ni ikiremwa kitameneka cy'umwijima. Ni ukuvuga ngo ni baba marayika bamanukanye na Zoferi na Rusoferi mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko uwo Jamayeli n'ubundi muri Bibiliya yera ntago avugwa. N'uwo Liliti ntago avugwa. Abadayimoni se muri Bibiliya haraho bandikwa. Oya. Ntago mbaza. N'abamarayika maze nabuzi abantu se baza abamarayika nabaye urugero giye reka ngo we nk'urugero. Nk'ubu nzi marayika Gaburiyeli na Mikayeli. Nk'ubu nzi nukubera ko yanditse muri Bibiliya. Yego. Abo nibo bamarayika tuzi bavuga. Hari abandi ba Rafayeli, abamarayika ni benshi. Abo bose bavugwa cyane mu buryo hari Mikayeli, hari Rafayeli, hari Gaburiyeli n'abandi. Abamarayika ni benshi, abantu ntago bazi. Ubu wakubaza abamarayika batanu wabavuga ntago nabashobora, ntago wabamenya. Ni bariho barenze 70 icyo bita amabatayo. Yego. Batariyaniza abamarayika. Yego. Kandi bose batabara hano ku inosi, banahakorera banakora n'imirimo y'Imana hano ku inosi. Icyo ni kimwe. None se niba tutaza abamarayika twajya kubondabizi, niba tutaza abamarayika twajya kumenya abadayimoni. Abo uwo mumarayika w'umwijima witwa Jamayeli ni waje akoroneza uwo mugore. None ndashaka ko tuganiriza neza ku kuremwa kwa Adamu, abantu babimenye, bamenye ahantu intandaro yo kubaho k'umugore n'umugabo no kutumvikana k'umugore n'umugabo. Ko jewe muri mu ncamake kiganiro twaganiriye ari nabwo twifuje kuzagisangiza abantu kugira ngo bakimenye, babimenye na byahise bintira amatsiko kugira numvishe ntagomba kumenya ngenyine. Bantu b'Imana bakunze ibijambo riba TV mutega amatwi mwumve muze turimo turaganira, ariko ubu n'ubwira bukomeye cyane mu butega amatwi. Iryo jambo rero kuvuga ngo Liliti byo byonyine ni ijambo rihishe, kuko nago bantu bazi uwo mugore wigize ingare agapfa n'umugabo uburyamo akagenda akamenegana mu butayu bitewe nuko yatewe n'ubugaga bw'uwo mudayimoni Jamayeli. Uwo mudayimoni yaje kuri misiyo yo kugira ngo apfo asenye iby'Imana yaje kubaka hano ku inosi, kuko ubundi Satani yangwi ikiremwa muntu. Niwe waje kurwanya ubwiru bw'Imana. Ibyo bintu biragumya bizamuke bigere ku ukuntu Gahini yaje nawe kuba avinimwe na Beri, ariko abantu benshi bakaba batazi icyatumye amwica. Turaza kuhagera. Ibyo ngibyo nibyo byatumye uwo mugore Liliti yaje kugirira ishyari mukeba wiwe ari wa Adamu, ari we Eva, akamugirira ishyari kuwo mwana akamwohereza wa mudayimoni. Muze tutarageraho ndagira ngo tubanze tumenye ese uwo mugore aza yabanye n'umugabo bapfa uburyamo, noneho nyuma yo gupfa uburyamo uwo mudayimoni ndamugusobanurira ndaje ndamugusobanurira. Uwo mudayimoni wamushutse yitwa nde? Jamayeli. Uwo Jamayeli rero aza yaje ndamugiye niwe naringiye kugusobanurira. Uwo Jamayeli urumva yuko ni ishyanga ry'umwijima ryashaka kurwanya ishyanga ryera. Niyo migambi. Noneho amwigisha ubwo bwenge bw'indyamo. Amwigisha ubwo bwenge bw'indyamo biguma bikururuka uwo mugore yanga uwo mugabo witwa nde? Adamu, ari we sogokuruza w'ibiremwa biri hano ku inosi uyu munsi byose, cyangwa sogokuruza wacu. Yego. Uwo mugore yaje kugenda ajya mu butayu
ntibyarangira Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye isi n'ijuru ikanaturema iramukurikirana uwo mugore iramubwira. Ikijya kimbabaza rero cyane cyane kubivuga ibi bintu, abantu baza bisitaza bakavuga ngo ese ibyo bintu byanditseho muri Bibiliya, bigatuma nashaka kugira ngo mbibahishurire cyane. Oya muze bihishure kuko ibyo bintu rero iyo bankomye mu nkokora bakambwira ngo byanditse ngo ndi umuyobe ndabayobye. Oya ibyo bintu bijya bimbabaza. Bene data rero mwumve, uwo mugore umwana w'ubugingo arumva, umwana wo kurimbuka. Imana iguha umugisha. Ibyo ngibyo rero bafite inzara n'inyota, ibyo bintu barabyumva cyane. Amen. Kandi bagasobanukirwa bikabafasha. Kandi ntuzareke kuvuga kuko ibyo uvuga ni iby'umwuka gutegeka, ahubwo nibyo namenye. Amen. Kandi ntago ari abantu bose babihawe kubimenya. Nanjye nabimenye kubw'ubwiru. Muze tubwire. Ngiye kuba kukubwira. Noneho uwo mugore ahantu yari yagiye, Uwiteka Imana yamuremye uwo mugore yaragiye imusangayo. Iramubwira ati ntabwo wagaruka mu rugo ukareka ibyo byawe. Uwo mugore yahakaniye Uwiteka Imana. Aramuhakanira yamuremye cyangwa aramunanira. Amaze kumunanira Uwiteka aramwihorera amurekera. Yari yahungiye mu butayu. Yego. Ageze mu butayu rero Jamayeli, urumva ubu butayu nta kindi kintu yari akurikiranye, yari yagiye kubana na Jamayeli burundu. Ni ukuvuga ngo yari yabaye nawe umwijima, agenda ari umuntu. Haleluya. Bene data mu byumve, agenda ari umuntu, yari akiri umuntu. Amaze kugera mu butayu abana na Jamayeli. Jamayeli urumva ko yari iki? Yari umumarayika w'umwijima, cyangwa bisobanura ngo ikizima. Iyo mvuze ikizima nimusobanukirwa ko ari ikiremwa kitameneka, kikidahangarwa, kikinyamaboko, kikinyembaraga. Nicyo gisobanura ikizima. Yesu ashimwe. Mu byumve rero uwo mugore amaze kwanga kugaruka kuba umugore wa Adamu, yamaze imyaka myinshi cyane Adamu atagira uwundi babana. Uwiteka ariho handitse mu Bibiliya yera avuga ngo uyu muntu nakwiriye kuba wenyine. Irongera imuhereza isinziriza Adamu, imuvanamo urubavu, iruhinduramo umugore, iramubwira ngo nugende umwite izina. Uwo mugore imwita Eva. Akaba ngo ari we nyirakuru w'abantu. None se turahunga umbabare ntago muciye mu ijambo. Abantu b'Imana uko mwumva ngenda nyuramo mbaza muzehe, mutagira ngo wenda nuko muca mu ijambo rwose mumbabarire kuko ndashaka ko dusobanukirwa. Ni ukuvuga ngo uriya mugore wa mbere bararemanywe, ntabwo yavuye mu rubavu. Mwibumba rimwe. Ibi biremwa bimwe. Aha. Noneho amaze uriya mudayimoni witwa Jamayeli amaze kumushuka. Ntabwo yamushukaga, yari yaramwitwariye, yarabaye umugore we bwite. Aha. Amaze urumva yamutesheje urugo rwe. Niwe waje kumusenya neza, niwe wamusenyeye. Amaze kumusenyera Imana irareba. Mubwira ubwiki bw'Imana. Imana irangije irareba. Adamu yamaze igihe kinini cyane nta mugore abana nawe. Igihe kinini. Haleluya. Rwose. Noneho muzehe birangiye niho Imana ngo yakuye mu rubavu Adamu. Nibwo yavuze ngo uyu muntu ntakwiriye kuba wenyine. Ubwo aho ngaho noneho twinjiye muri Bibiliya. Yera iyi yacu. Ubu noneho twinjiye mu ijambo ryanditse. Twaje hafa. Noneho iramusinziriza imuvanamo urubavu, imukuriramo umufasha. Kuko yabuze uwo bari bararemanywe. Koko imukuriramo umufasha mwiza ugize ute? Umukwiriye. Amen. Ati noneho Adamu we mwite iki izina. Amwita umufasha umukwiriye, ari we sekuruza w'iki. Amuvugira n'ibisigo byinshi cyane, yamuvugiye cyane. Arindi bivuga ko mu mara yanjye Imana nakagufa ko makuru mvuga yanjye. Oya Adamu niwe wabivugaga. Imana imaze kumuha ubwo bubasha aramwita. Amaze kumwita imuhaye umufasha. Turakomeza. Nkomeze. Yego.
niyo mpamvu uwo Jamayeri ntiyarangije umugambi ye, yakomeje agenda kuri Eva, yakomeje agenda kuri Adamu, ahubwo yagenze kuri Eva nawe aramwigarurira. byumve neza ubisobanukirwe, urabyumva, ariko uyoberwa uwambaza. Ndakubwira rwose, abavuye kuri Liliti akimufite mu butayu, agenda aza kuri Eva, nawe aramwigarurira. Bishaka kuvuga ngo ngwiki ibyo ngibyo nkubwiye, urya mwana izina rye ngo ni Gahini, ntago ari uwa Adamu, nuwa Jamayeri. Unese biraka itubwira ko nawe ari umwana wavutse mu muryango wa Adamu, ataba wese ntiyabyariwe mu mubiri wa Eva, kandi waryamanaga nawe si Adamu. Ariko nsubiye inyuma kugira ngo ubyumve neza, mwene data uri kutwumva hano kuri ino TV. Abadayimoni ntibazi kurema umubiri, yego, ahubwo barema intanga. Gutera intanga byo barabishoboye, ni ukuvuga ngo baraza bakasambanya umugore mu buryo bw'umwuka, ariko umubiri ugaterwa iyo umugore aryamanye n'umugabo, barema umubiri, cyangwa icyari, barema icyari. Ngira ngo murabyumva cyane n'ibibagore, mwumve musobanukirwe. Bamara kurema umugore ni icyari, umugabo we nawe nuwo gutera igi mu cyari. Icyo cyari umugore akakirera, yamara kukirera n'uwo mubiri arera ryagi, arirerera mu cyari. Icyari tuvuze ko ari icyari umugore, muri kubyumva neza bene data, musobanukirwe, mu byumve. Igi ryatewe nande? Ryatewe n'umugabo. Umugore akarirera akaryarika, yamara kuryarika ikazaturogamo umwana nyine ariko kuvuka. Uwo mwana nuwo umwuka mubi Jamayeri yari yateye Eva. Ubwo akoze kangahe? Kabiri. Atwaye Liliti, ashatse gusenya ubwami bw'Imana burundu. Imana nde? Uwiteka, Imana Nyiringabo, ari we watwiremeye. Aho ngaho ayo magambo murumva yuko nubwo ndi kuyatuza akanwa arababaje, kuko Satani kuva kera kose yagiye akomeza agenda ku Mana. Imana nuko ari Imana nyine irema, ikarema ibintu byose, kandi yari ibizi. Ahubwo umunzane ni ugenda ufata abantu n'ibintu, wabafata bakananirwa kujya ku gipimo neza, bagapimwa nabi. Uwo amaze kugira Imana ntibyayinejeje, irarakara. None ikoresha uburyo bwose igomba gutanga nde? Igomba gutanga uwo mudayimoni ataza gushyiramo urundi rutanga, ibyara Abeli. Ngukabya wa mudayimoni ari Jamayeri ari na Rusoferi, bati ukabyara ugatera urutanga rwo kubyara umwana ngo yitwe wawe hano ku inosi, ntibishoboka. Natwe tufite umugambi, sigaye ni umwana wacu. Abantu rero bamubonaga mu ishusho y'umuntu, bakibwira ngo ni mugenzi wabo, ariko ari dayimoni, ari umuzimu. Yesu umwami. Haleluya, amen, amen. Tega amatwi ayo magambo neza uyumve, kuko na magambo nagahinda, ariko kandi nubwo ari agahinda sigigiriye agahinda Imana, ahubwo biri mu bwiru. Ubyumve uburyo niyo mpamvu nudakizwa neza ugigenda hano ku inosi, uragoswe, ufite ibibazo biri kuri wowe koko utasobanukiwe. Amugendaho, urumva yamutwaye, yabanje kumutwara Liliti. Ase muze Liliti yigeze abyara? Naho yigeze abyara, nta mwana yabyaye. Kandi yari ingare. Mwiyo minsi bwamutwaye, rega ntago bamaranye igihe kinini. Arangije nakimana imushumbushije imwihereye,
njya mvuga Rusoferi koko Jamayeli ni intumwa ya shebuja, ni igikoresho cya Rusifero cya shebuja, cya nyiri kurwanya, cya nyiri ubwami bw'umwijima, cya nyiri kurwanya urugamba. Arangije uwo mudayimoni nk'uko bigambaga baza no kurwanya Abeli. Murabizi ntabwo yamaze igihe kinini, yatangiye kuba umuntu tigahini. Ntabwo ari cyo twakubyariye, ntabwo ufite ubutware, mushuke umukurure umujyane ukureho. Aramwica nawe. Adamu na Eva nta mwana basigaranye, basigaye ari nk'abahari bobo bonyine. Murabizi ko nta wundi yari yabyaye. Hashira iminsi, hashira ibihe n'igihe, Imana ijya kubashumbusha Seti. Ntago hashize ako kanya, ntago bari kubyara ako kanya, hashize ibihe n'igihe. Ariko bidashatse kuvuga yuko hagati yabo hatabagaho abana b'abakobwa. Tazanabyihenda. Burya se bafite n'abana b'abakobwa? Yo, hariya Imana yabahaga abandi bana b'abakobwa, ariko batavugwa amazina. Naho kuva kera kose muri Bibiliya ntago bandikaga abakobwa. Ariko hari aho Bibiliya nitubwira abana ba Rusi yari umukazana, oya kuvuga abantu muri Bibiliya ntago bakundaga kuvugwa cyane. Bavuga ko yabyaye abana b'abakobwa ariko bavuga amazina yabo. Oya bakongeraho ahubwo ngo nuko, ariko babyara umwana w'umuhungu bagahita bamushyiraho bakavuga n'izina. Aho ni ubwiru bwa Bibiliya yera buri. Ariko ziriya Bibiliya zindi izo ngizo nako twigeze kuganiraho zo muri Ethiopian na ziriya z'Abagiriki, erega n'iriya Bibiliya ntagatifu hari aho ibitabo byinshi biri i Roma birabivuga. Wumva ahantu dukwiriye kugendera buke buke ku ijambo kugira turisome turyumva. Yego. Rya Bibiliya. Yego. Kandi nigeze kugashaka no kuganirira n'ubundi turazamuka tuhagere yuko abahimbye amadini abaribo. Yego. Ni naho tuza gusozereza ikiganiro aho reka twe kuhihutira. Bene data mujye mwumva ibyo bintu. Arakurikirana yica n'indi mfura ari Abeli. Arangije baje gushumbushwa uriya Seti ku bwa nyuma, ariho kugira ngo Imana yubake umugambi wayo hano ku inosi. Ibyo ngira guri kubyumva mwene data. Ndabyumva. Aho ngaho shitani yari yagambiriye kuza gusenya, gusibanganya kugira ngo Imana itazagira ikintu cy'igikorwa cyitwa ubwiru bwayo hano ku inosi. Niyo mpamvu wabonye n'abandi bantu bari bishyize imbere bashaka kubaka umunara wa Babeli, ngo natwe tuganze Imana twabaka amateka, barawuzamura ugeze ku ijoti. Mwashatse kubaka umunara wa Babeli ngo mugeraho Imana iba ngonura, irawusenya, yarawurima umunara wa Babeli. Mwene data rero dore uko ijambo rimeze. Satani kuva kera kose ntago yigeze yemera ashaka yuko Imana ishyira igikorwa cyayo ku isi y'ubutaka. Ni nayo mpamvu rero ubwiru buri abantu benshi bakunda ibyo ku isi n'ibibonekana, kuko ubaremereye ubakoresha abantu n'ibikoresho, ariko sibyo batumwe kugira ngo babe ibikoresho bubahe Uwiteka ku inosi mu buryo babasha gusobanukirwa ko hari Imana data Uwiteka ari we waremye isi. Abantu benshi cyane ugiye ugakurikirana ukabagendana mukaganira ntibazi Uwiteka wari. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugenda tukabagendera tukababwira ubutumwa bwiza yuko hariho ibiremwa bibiri, nako hariho iby'ubwiru bibiri, ibikiremwa cy'umwijima aricyo Satani, ariko akaba afite na amabato y'abadayimoni aribo binjira mu bantu, abantu benshi cyane bakayoba ntibazi ko bagoswe n'umwijima. Twari tugeze kuri Seti.
setire turagaruka nyuma. Noneho Uwiteka Imana nayo iri mu ijuru. Abantu benshi ntago Imana ituye mu ijuru. Imana itura mu mitima yacu kandi ikaba muri twe, ikanatuganiriza kandi dusobanurira. Abantu benshi ntago bumva ijwi ry'Imana kubera ko bimika ibindi bigirwa ibintu byinshi. Noneho Imana yabahamagara ati muveyo, kuko iravuga ngo ndi ku muryango, ndi ku rugi, n'inkomanga ukumva ugakingura, ndamanuka nze nturane nawe mbane nawe iteka n'iteka, kandi nkugaburire ku by'ubwiru bw'ubwami bw'ijuru. Abantu rero kubera ko baba bafite ibintu byinshi batengasi ibindi bagize, ntago bashaka kumva iby'Imana, ahubwo bumva kubyihuta, kuko Satani bababwira wowe atabongorera babwira vuba vuba. None se muze umbabarire gatoya, ndimo ndavuga ariko ndasanisha nsanisha Adamu, kuko buriya niwe turiho n'uriya mugore Liliti. Njyewe nkurikije ibyo ndimo kubona muri iyi si, kuko urumva hari ibyo twagiye duhishwa cyane. Nkurikiza uriya mudamu, kuko Satani cyangwa se uriya mumarayika w'umwijima Jamayeri waje agashuka uriya mugore akamujyana mu butayu akamutesha umugabo. Ntekereza ko ari byo bifitanye isano no gutandukana kw'ingo z'iki. Kandi ari we ngiye kugarukaho uwo Liliti, ari nabyo washatse kumbaza. Uwo Liliti ageze mu butayu ntibyarangiye, ahubwo yagumye akurikirana ubwoko bw'Imana mu bundi bwiru. Nakubwiye yuko arema abyara, buri kwezi abyara umwana, abyara abakobwa, abyara abahungu. Aba bahungu rero baratuye mu mezi 3. Baratuye kabyara mu mezi 3. Ibyo si byo ngambiriyeho. Icyo ngambiriyeho ni ukuvuga kuguma gutoteza ubwoko bw'Imana. Aba bana byara nibo babandi nabo bafite imbaraga. Abana byara naje kukubwira yuko icyo gihe yarakira umuntu ajya mu butayu. Ndaza kukubwira uburyo yaje guhinduka umudayimoni cyangwa se ikindi kiremwa gikomeye ikizima, uwo Liliti. Ndaza kukubwira yuko n'abana byara uyu munsi ari umudayimoni. Abo bana nibo binjira mu bantu, niba utanabishurirwa jewe ngiye kubikubwira mu kanwa unabyumve. Hari abantu benshi bajya baryama hano mu ngo ari abantu buntu, ariko bakarara basambanywa n'abadayimoni n'ibizimu. Abo n'abana ba Liliti, ari abakobwa basambanywa ari abahungu babohereza udukobwa turi mu mizimu, abana b'abahungu bakaryamana n'amadayimoni. Tukaza ariko tugaragara nk'abantu se mu buryo mu nzozi. Ubu nk'abana b'abasore ugasanga umukobwa aje mu rugo. Nibo rero bokamye iziroho nyinshi zatewe n'abadayimoni bitwa gusambana. Ari aba bakobwa biraba, ari n'abahungu biraba. Abo ni ingabo ni regio za Liliti. Abo no mu bagore n'abagabo bibabamwo, n'abagabo babubatse bibabamwo. Niyo mpamvu rero nashatse kukubwira ngo wingoma mu nkokora nkubwira amakuru y'ukuntu bimeze. Aba badayimoni rero nibo bakora barwanya ubwoko bw'Imana hano ku inosi. Ndacyakomeza rero kukubwira uburyo Liliti yaje kugira ngo tuhavire mu icyarimwe. Liliti yaje guhabwa imbaraga, ahabwa imbaraga abo umudayimoni noneho atakikiri ikiremwa cy'umuntu. Ubu rero Liliti mu barwanya ubwami bw'Imana, mu bayoborwa n'ubwami bw'umwijima, nawe ni umudayimoni nk'uko abo ba Jamayeri n'abari ibinyabuzima bikomeye. Ubu nawe afite ububasha bwo kurimbura no kwica uwo mugore. Izina rya Yesu Kristo. Ni umuki? Ni umudayimoni ufite imbaraga. Ni umudayimoni ukomeye, utandukanye umuzimu n'umudayimoni. Umuzimu n'aba bantu bapfa bagomeye Imana n'abazimu.
ariko umudayimoni ni ikiremwa, ni ikinyabuzima ni ikinyabuzima gikomeye. Abantu bashobora kukibona, gishobora kwihindura marayika w'umucyo, gishobora gukora ibitangaza. Uriko nyumva? Ndabyumva. Rero bene data, niyo mpamvu mukwiriye kumenya abo mugendana n'ibyo mutekereza mu mvugo, mu ntekerezo, kuko buri munsi dufite umunzani udukonorora. Ubaza ijambo uwo Lilith rero niwe nyirabayazana, uwo Lilith niwe nyirabayazana w'ibi bintu byose, avatekanyije na marayika w'umwijima Jamayeli kugira ngo basenye ubwami bw'Imana hano ku inosi. Cyane cyane ko Jamayeli wamusenyeye urugo. Ni wamusenyeye ariko si we shebuja. Shebuja afite shebuja witwa Rusoferi. Ubwo urabyumva guhera kera kose, kuva ku kuremwa kw'isi. Satani Rusoferi ntiyigeze yishimira ubwami bw'Imana nk'uko Imana yo yari ifite umugambi wo kurema Edeni, paradizo, amahoro, kudapfa. Ibyo byose byazanywe n'uwazanye umugambi wo kugira ngo arwanye ubwami bw'Imana hano ku inosi y'ubutaka. Imana yari yaremeye iyi si kugira ngo abantu ihinduke Edeni. Nimara guhinduka Edeni, hirya izahindure paradizo, abantu banezererwe babeho kudapfa. Habaho ijambo ryitwa gupfa. Gupfa kwaraje ntago kwaremwe, kwaje nyuma. Ibyo byose biterwa n'uko umwana w'umuntu yagiye ayobwa n'umwanzi Rusoferi hamwe n'ingabo ziwe zose zaje mu bantu, zirangije zirabayobya. Urumva ukuntu yarwanyije Lilith. Lilith ni yari afite umugambi, nawe yari ikiremwa cy'Imana, ariko uyu munsi, kugeza uyu munsi, ni umudayimoni urwanya iby'ubwiru bw'Imana. Arangije arwanya Eva, amubyaza Gahini. Gahini nawe ntabwo yishimiye iby'ubwiru bw'Imana, arakubita, arica. Kandi urabizi yuko yaje gukurikira, si icyo cyonyine, yaje gukurikirana amubwira ati, muri ririya tunda ntimwarushaho kuguma kumenya ubwiru bw'Imana mukarema nk'Imana. Barangije bariyitunda, barangije no ngo nimurya kiriya giti kiri hagati mu ngobyi y'Edeni, no gupfa muzagira mute yewe muzapfa. Barangije batangira abantu gupfa. Icyo ngicyo murakizi ko aricyo cyabiteye. So ubundi iyo mutekereza yuko abantu bagombaga kubaho imyaka n'imyaka, kandi ngenda shimira Imana. Imana yatumye habaho n'ubundi urupfu. Iyi Imana imara ko kubaho ububasha bwo iyo Satani amara kubahishurira bakakurikira giti cyo kudapfa, bakabaho badapfa, bakazarama imyaka yose y'agahinda n'umubabaro. Urumva abantu batari kuzapfana agahiri n'agahinda. Aho ngaho kuba Imana yaragabanyije n'imyaka, kandi n'imyaka ikavana ku myaka 900 ikayimanura ikayihindura 70. Urumva niyo abantu bari kurema imyaka 900 bari kubabara cyane, ariko Imana iratugabanyiriza. Niyo mpamvu dutabarukana, abandi bakazatsinda. Wenda ho nekeza ko imyaka 900 umuntu wenda yewe byabara ku mwaka wa 870 wenda, niyo bari kugira 100 n'imyaka 100 iratugoye hano kwino si uyu munsi hano mu Rwanda. Ariko impamvu imyaka 100 itugoye nuko habayeho icyaha. Ariko kiragiye imyaka 900 nta cyaha cyari gihara, abantu babana ntago ariyo bari kuzamara. Ni ryari iteka n'iteka nkuko abamarayika bariho mu ijuru. Ni ukuvuga ngo abantu kidobya ni uwo mudayimoni witwa Jamayeli. Ariko Jamayeli ni mubi aragatsindwa ni ntago ari we afite shebuja wamubwiye, wari ufite umugambi. Uriya ni igikoresho cyangwa ni intumwa kwisi. Ni nkuko hariho Mikayeli mu bamarayika b'Imana. Nuko Mikayeli we ni umunyembaraga udasanzwe. Reka dukomeze. Noneho uyu munsi uyu turimo, abantu benshi bahumishijwe. Ubu none hari ikiri ibindi. Urabona muzenge nibajije, ese uwo mugore wa mbere wa Adamu
aho siwe mugore uturukaho mu gutandukana kw'ingo z'iyi minsi. kandi twashushanyije ngo kubera iki hariho abadayima abantu benshi cyane. Abantu benshi cyane kubera iki nakubwiye ngo hariho umudayimoni mwino minsi, bamwe barabibona abandi ntibabibona. Abinjirira mu ngo z'abantu akabasambanyisha, ni wowe baremye se, ni ibiremwa byiweze, ariko abaje kuduruvaya kuvanga iby'ubushake bw'Imana abantu bakinjiramo. Uwo rero niwe mudayimoni winjiye mu ngo, arazisenya na nuno munsi arazisenya. Niwe wazanye bo batinganye, uwo mudayimoni. N'abatinganye n'abaririti. Aba batinganye n'abariri kugina nabyibagiwe. Aba batinganye n'abariri, niyo mpamvu hari ubwiru. Kandi noneho yarinjiye ubundi butinganyi bwari bugiye kubitegeko. N'ubundi ariko haraho utazabyemera isengero zimwe, ahubwo nitugume kugira kuko ndi kubibona mu maso yanjye. Sindabishurirwa, ariko ibyo bintu biriho yuko umwijima uri kugenda uganza isi. Umwijima no kuvuga ngo abakozi b'ibyaha, ariko ngabe Imana irabazi. Abayo ntibazagajuka, ab'Imana yemereye ubwami ntibazagajuka. Ahubwo gumye ufateho koko ijambo ryitwa kurimbuka ntago harimbuka ikitari giteye. Ko kurimbuka no kuvuga ngo ahari umutwe akajya hasi imizi ikajya hejuru. Mwuka wera w'Imana dushoboze. Ukwiriye rero kumenya yuko ho kugira ngo urimbuke fata ukomeze. Amen. Iby'ubwiru bw'ubwami bw'ijuru. Amen. Nago wamenye iby'ubwiru bw'ubwami bw'ijuru utari wamenye Uwiteka uwo ari we. Kandi ngumenye na Satani na Ruzoferi ibyo arimo kugenda akoresha imbaraga akoresha n'amabunda kurazisha. Banzu wambara intwaro zose z'ubwami bw'ijuru. Hanyuma rero muze nuko Liliti ubwo niwe watangiye kugenda n'umugore ariko ufite mu bwiru bw'umwijima unateza ako kaduruvaye kose mu kubana ibibazo mu bantu n'Imana. Noneho rero watuganirije nanone ukuntu Adamu Imana yaje kumushumbusha ikamuha Eva, ariko nanone Satani atera Eva, ari nabwo yamushukaga. Eva aza kubyara Kayini nk'umwana yari yaramwigaruriye nawe nk'umwana wa mbere wakwitwa Adamu na Eva, ariko avuka ari umwana wa Luciferi cyangwa se wa Satani. Abamubonaga bose babonaga ari umwana muzima wande wa Adamu na Eva, ariko ari ikibyarirano cy'abadayimoni ariko cyavukiye mu rugo rwa Adamu. Wabisobanukiwe cyane, urakoze mwene data. Noneho wongera kutubwira bene data mudukurikira, mutega amatwi kandi rwose mutega amatwi mwumve neza. Urongera utuganiriza uburyo nje nakurikiranye cyane kandi nabandi ndabizi ko bakurikiranye. Hanyuma urongera utubwira uburyo Adamu yaje gutera inda y'umwana w'ubugingo, umwana w'Imana. Haleluya. ariwe Abeli. Wishwe nande? Wishwe n'umwana wa Satani. Urakoze cyane ubisobanuye. Bivuze ngo n'umwana wavutse mu bundi buryo, ariko Adamu nawe akavuka mu bundi buryo. Ni ukuvuga ngo hari uvutse mu buryo bw'umwijima n'uwavutse mu buryo, kandi koko bibiri kuntu dusobanurira idusona ko hari umwana w'ikigomeki. Ubikurikiranye cyane urabimenya, uhita ubyumva rwose uko ngiyewe wabivuze. Ngiyewe ntabikurikira ikiganiro sinagishyiraho. Gahini yabwiye Imana ngo urambaza mwene data, ngo ndi umurinzi wa mwene data. Kwe wasubiza ku Imana biranditse. Watinyuka se? Twatangiye ijambo tutaryumva, ariko birangiye noneho turimo kuryumva. Ndi kukumva komeza. Noneho rero muzehe, ngiyewe ndimo ndibaza, ese twakora iki kugira ngo uyu mugore Liliti ndetse n'uriya mudayimoni cyangwa se uriya Jamayeli wamushutse bateshwa agaciro, kugira ngo ubwami bw'Imana noneho uyu munsi abantu babashe kumva ikiganiro, babashe kumenya ngo burya kuko ubu ukanguye abantu bajyaga bibaza ngo Adamu na Eva
ese koko ni cyabiteye baguye mu byago ni iyihe mpamvu ariko impamvu ubu ngubu imyaka ibaye magana ibaye ibihumbi n'ibihumbi uyu munsi muri 2025 nibwo abantu basobanukiwe neza igiteza ibibazo igiteza abantu gutandukana igiteza abantu kubyara imbyaro z'impara kubiri ugasanga uteye umuntu inda ariko nyamara hari umudayimoni ukurimo urimo kugukoresha mu by'ukuri hano ngewe nasobanukiwe Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro kandi nawe Imana igomba reka dusubire inyuma mwene data hariya nakubwiye ngo abadayimoni cyangwa satani ntago arema imibiri ahubwo arema atera inda zo mu mwuka zifata intanga izo ntanga zikinjira mu muntu umugabo ni ure mu mubiri umuntu wambaye umubiri niwe yarongoye umugore we amubyarisha umwana wambaye umubiri ufite umubiri agakura arimo roho ya satanisi abamubonye bakibwira ngo n'umuntu akagenda akakora mu biro akakora imirimo akamukirirwa namugasangira nagakwanduza ubudayimoni ariko abari dayimoni nzima ijana ku ijana keretse yaje kuri misiyo yawe nibwo agukoraho rika oya ntabwo aza kuri misiyo yawe uwo ni rusange kuko iyo avukiye hano ku inosi atari umudayimoni aba yaraje kwanduza isi Yesu nese ubuse abo bantu bagenda bafite iyo myuka tuzavuga barakora no mu biro barimwo no muri ministeri barimwo ahubwo ikintu nanone guhishurira niba bagira ubwenge bw'isi bwinshi cyane shebuje ni ubigisha akaba ni ijana ku ijana ni satani ku isi yambaye umubiri Imana yaratubwiye n'agahinda kenshi iravuga ngo wasugushije ishyamba oya ngo mbatumye muri intama mbatumye mu nsega ziryana ngo insega zirabazi ngo mwebwe mugende mwikije bugufi kugira ngo zitagerete mutatakaramo zikuba ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka haleluya Imana ishimwe aya magambo wigeze yumva ujye yumva sari mu jambo ry'Imana se ngewe ndakubwiye ngo ugiye hano ku inosi hubu ugwamo utakaramo kandi iyo batakayemo bafungaye ikibeto ugahera nabaki abadayimoni kuko utamenye garuka uhindukire ushaka ubwami bw'Imana ushaka ubwiru bw'Imana muzeherero si ijambo ryitwa kwihana ndacyakurikirana n'iriya jambo rivuga ngo abanjye ndabazi ubwo urashaka kumbwira ngo abate ntago turi igiti cy'ingurukira ahubwo turi abana batewe ku giti data wa twese nk'uko ari igiti natwe tukaba amashami ntahagurwa ishami ryagoryamye niryo ryumye niryo rihagurwa rikajugunywa mu muriro rigatwika uko niko kurimbuka uko niko kugira gute yewe kurimbuka nuko wari utewe ugahagurwa ariko iyo utarimbuwe ese urimbuka byagenze bite kuko wanze kumvira Uwiteka ahora kuvugisha buri munsi muri wowe nta n'umwe atuma ni muri wowe arakwegera akakuvugira ntago agutuma intumwa murivuganira ariko koko waneniye wanze ariko urujya agakomanga ngaza abane nawe musangire ntumwumvira ntunamushaka ntago ushaka Imana iyo ushatse Imana urayibona amen ibiri hafi yawe aho ariko ntago ari muri babandi bakwaririti nabyo bigira ubwiru kuko nabo bavugana nawe shebuja kandi arabagenda akabasatira baravugana abazabana b'Imana ntago baje mu butumwa bwabo natwe tuza mu butumwa bwabo ariko ntidukwiriye kuyoba kandi dufite data hafi aho utugaburira utugendaho kandi ntiyagutererana kuko uri ubwiru bw'Imana uri n'umwana w'Imana waratumwe utumwa muri misiyo nk'uko n'abana bari riti n'aba bari muri misiyo batumwe muri misiyo barakora imirimo yabo hano ku inosi umuzi ku wundi nibahunikira nibasinzira ariko abana bo mu mwuka barahunikira bagasinzira basinzira bakagotwa bakagubwaho n'umwijima aho ngaho niyo mpamvu ijambo rirababwira ngo muhore muri maso musenga ubudasiba ntago mubishaka gusenga ubudasiba amagambo rero warumbajije ngo se ngo twabigira dute mwabigira mute musenga ubudasiba mube maso mugira ngo musagasire ubugingo bwanyu kugira muzaronka intsinzi yo kwinjira mu gihugu cy'ubwiru bw'Imana mu gihugu cy'ubwiru ubwiru ni iwacu tutashye tutabaruka n'intsinzi abatameze gutyo
niyo mpamvu umwijima uzi ukabubikira ukababundikira nk'uko agaca kajya gafata utwana tw'inkoko kandi twataye nyina. iyo nyina iri kure y'akana agace karaza kagahita gafata kakakubita, ariko iyo nyina ibibonye iza yirukanka ikahita ibunda hejuru, agace ntabwo gashobora gutwara inkoko n'akana kayo. Ibyo bintu uzabikurikirana uzabireba, ariko kuko dutarara tukajya mu mwijima. Ubu kubera icyo amadini atatwigishije ibi bintu nayo ntabwo abizi. Aho rero urakoze mwene data, urakoze kuko iryo jambo twari twarisezeranyije abantu ko turi bibabwire. Urakoze cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha. Impamvu aya madini ntabwo ari Uwiteka wayohereje. Aho iryo jambo naryo mu byumve bene data, urumva ko rikomeye. Noneho murankubita muravuga mutize kubera iki tuba mu madini kandi avuga Imana, none mukaba murangije kuyasenya mu bigenze biti. Ntabwo ari senya amadini. Amadini abayagaragiye n'abamarayika b'umucyo. Izina ryabo bitwa abamedi n'abaperesi, kandi ubwami bwabo buba mu kirere, bukaba buri mu ijuru rya gatatu, nibo batanga umwuka w'ubupfumu n'ubuhanuzi. Abo ngabo rero bagerageza kuko bakoresha bose, nabo narega bataniye nka ririti, kuko baza bububa abantu bose bakihindura marayika w'umucyo, bakinjira mu bantu bakabereka ibyiza, bakabahindura nka babandi bari i Roma hitwa mu Butaliyani, bakahindura nka babandi wabonye babandi bo mu Butaliyani ukuntu bambara neza iyo bambaye ibyera bagiye kuri alitari. Ibyo tubireke, sinjya kure cyane, ufite ubwenge aho niho ubwira uburi, nkuko 666 wanditse ahantu. Udafite ubwenge ntago yamenye ubwo ngubwo, iryo ndirekeye mu mutima wanjye. Icyo mbabwiye ngo ubwami bw'Imana abamaze kubusobanukirwa, aho ngaho niho hari ibanga. Aho abasobanukiye ubwami bw'Imana, abo bagabo ba mu gihugu mbabwiye ngo ni mu ijuru rya gatatu. Uvuye hano ku inosi ujya mu bwami bw'Imana ni mu ijuru rya mbere. Aho abagabo bakaze cyane bitwa abamedi n'abaperesi, kuko hejuru y'iryo juru niho haba za roho za zindi wumva Yesu Kristo yazukanye nazo mu murwa w'i Yerusalemu igihe yari amaze guharura inzira mu kidaturwa, agafungura bera urufunguzo akabajyana. Ubu nta muntu wera ukijya gufungwa na Satani mu gihugu cy'umwijima. Roho zera zose ziraho zitegereje ubwiru bw'ubwami kugira ngo zizabone ku munsi w'Uwiteka mu gihugu cyo mu ijuru. Ariho mu ijuru rya kangahe? Rya kabiri. Bategereje kuzamurikirwa n'Uwiteka Imana, kuko Uwiteka wa mu ijuru rya mbere ari ryo juru rya gatatu uvuye hano ku inosi, hejuru y'amajuru yose ni Uwiteka ari. Ariko iyo tuvuze ngo Uwiteka najya kuryama mu ijuru, intebe y'ibirenge byiwe ni hano ku inosi, ari kumwe natwe, turasangira tukirirwana ku manywa na nijoro. Atuvuyeho erega Ruzoferi yaraducuranguye. Ibyo mwari mubizi nabyo, yatwicaye ugatsindwa n'Imana, kuko abantu benshi ntibazi ibyo bakina nabyo. Kubera ko ibyo barariki, erega afite uburyohe bwinshi. Niyo yaguha inote y'igihumbi ukayirya, uhita wumva uburyohe, kumbi yakuroza. Iyo yaguhereza inzu nziza y'etaje akayigushyiramo, uranezererwa uti Uwiteka niwe Satani, ukigumiraho ngaho akabara kuroza. Ibintu imitego irenze igihumbi, nawe afite ubwiru bwinshi ashobora kugutegesha. Ariko abantu niyo mpamvu mabwira ngo mwikubarara kubigaragara, kuby'isi by'imbura mu maro. Nimvuga ngo nimbura mu negaraye ndabikunda, nanjye ndya amafaranga ndya n'ibintu, ariko ubwiru bw'Imana si kubigaragara gusa. Herega n'umwuka wera waba yose ntiwakwiriza se n'iminsi 7 bigashobokara utari warya cyane. Wandi kubwira bene data banyumva kuri TV, ibyo ngibyo rero sibyo twubatseho. Icyo twubatseho ni ukugira ngo tumenye ubwiru bwo mu ijuru, hejuru y'amajuru yose. Kandi wubatse iyo fondasiyo, wubatse niyo. Simbabwiye uburyo uwo ririti agumye agenda asenya, ntago ashaka ko Imana yubaka fondasiyo yayo ku isi.
ariko ijambo muhumure bene data ndabahumurije ijambo riravuga ngo kuko Imana ariyo yubatse imfatiro z'isi imyamba y'ikuzimu nishobora kuza ngo ifungure isenye ubwami bw'Imana ntago bizahera nubwo abirwanya akabijegeza ariko nukuduruvaya ntago wazabisenya ngo bishobore niba koko uzikora umwana w'Imana cyane cyane akirijwe shakisha ukuntu wabona ijwi ry'Imana musabane nayo maze wirebere ibyo rero tusubiye inyuma ku kintu cyitwa ngo amadini aya madini simbabwiye ngo abenshi bavuga ngo mu nsengero insengero zubatse neza ziranarimbishije ye ariko insengero nyinshi buriya ahubwo yewe suwe babarira cyane tugirire neza insengero nyinshi buriya mubona zinatatse zubatse neza zisengerwamo abadayimoni ntago ari iz'Imana mba mvuze zimwe ariko ndatinya hatagira uza kuntera icyuma ahangaha mba nzivuze zikorerwamo n'abadayimoni n'umwuka wera kandi ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana zisenga abadayimoni zikorerwamo n'abadayimoni atari abarungi tuyobowe n'umwuka w'Imana kandi ngo ayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana twebwe ntago tugenda uko dushaka rero Imana ikwemera kubivuga bivuga ariko igita kwemereye byihorere urakoze cyane urakoze cyane mwene data ibyo uvuze izi nsengero rero abamedi n'abaperesi aribwo bwami bwo mu kirere bukorera mu isanzure bukorera mu nsengero nyinshi yego ahubwo amahirwe twagize iyi Bibiliya utwo duce baduhayemo tugiye tuyobowe n'umwuka wera nusenga Imana mu mwuka